Ntabwo mwakwibaza mu nzira agenda yatakaje amaraso angana nk'ayo yatakaje, yakubiswe inkoni zizana inyama. Mwibuke ko ifunguro yaherutse ari ryo kuwa kane mu cyumba cyo hejuru. Bafashe amahwa bayakoramo ingata kugira ngo abe ariyo yikoreze umusaraba. Ntabwo yarakibashije, bamubambishije imisumari ku buryo inkovu azagaruka zikihari. Murabizi ko Imana ihora ivuga ngo nshize inzira ebyiri imbere yayo, ubugingo n'urupfu, muhitemo. Muribuka ko igisambo kimwe cyahisemo kumutuka, ikindi gihitamo kumwubaha. Ubugingo n'urupfu byose biri mu mahitamo yacu. Kuri nge ukwiye kwiga kugira amahitamo meza, amahitamo adashingiye ku byo ureba uyu munsi. Ikiguzi cyose byagusaba ukwiye kugitanga. Uyu munsi kuwa gatanu habaye ibintu bikomeye. Mwibuke ko yabambwe yambaye ubusa uko yavutse. Urupfu rwa Yesu, kwizihiza Pasika, reka biduhindure kuba abana b'Imana kurutaho. Reka bidufashe kuba abana b'Imana biruseho. Reka bidufashe gusa na Kristo birushijeho. Dukwiye kwitegura ko kugaruka kwe azagaruka, kandi azagaruka atakiri muri kondisiyo turi kuvuga. None se ubu mu kwizihiza Pasika ntabwo dukwiye gutwaza abandi imisaraba? Hari igihe umuntu ahura n'umusaraba w'ubukene, agahura n'umusaraba w'indwara, agahura n'umusaraba wo gutabwa, agahura n'umusaraba w'ibibazo bitandukanye. Hari abantu bamaze gutakaza ibyiringiro kugera ku rwego rwo kwiyanga cyangwa se kwiyahura. Ntiwiyambure ubuzima, kubera sinzi niba wakumva icyo nshaka kuvuga. Iyo imibabaro iguheranye uyu munsi ukayifata nk'iherezo ry'ubuzima, amahoro y'Imana bane nawe, nguhaye ikaze muri uyu mwanya. Kuba tubanye bwa mbere nitwa Desire, ndi mwene so muri Kristo Yesu. Imana ishimwe ko iduhaye ubu buntu bwo kuba imbere yayo. Nagira ngo dusenge. Imana mu izina rya Yesu, ndagushimiye ko uduhaye igihe cyo kuba imbere yawe. Reka ubane na buri mutima. Kwizihiza Pasika kwacu bibe kwibuka icyo wakoze ku musaraba, tumenyeshe imigambi yawe myiza, kugira ngo tugumye guhishurirwa icyo dushakaho mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Nongeye kuguha ikaze. Nagira ngo dusome Luka 23 umurongo wa 33. Aravuga ngo nuko bageze ahitwa inyabihanga, bamubambanaho n'abo bagome, umwe iburyo bwe n'undi ibumoso. Yesu aravuga ati, Data ubabarire kuko batazi icyo bakora. Bagabana imyenda ye barayifindira. Abantu barahagarara bareba, abatware nabo bamukoba cyane bati, yakijije abandi, ngaho nawe niyikize niba ari we Kristo watoranyijwe n'Imana. Abasirikare nabo baramushinyagurira, bamwegereye bamuha inzoga isharira bati, niba uri umwami w'Abayuda ikize. Hejuru yaho hari urwandiko rwanditswe ngo, uyu ni umwami w'Abayuda. Amen. Kuwa gatanu wari umunsi wo kubambwa. Ni umunsi Yesu yahuye n'imibabaro iremereye. Bamubambye inyabihanga. Ubusanzwe mu muco wa Kiyuda ntabwo babamba cyangwa se bashingura abantu hagati aho abantu batuye. Hari inyuma y'umugwa cyangwa se aho umujyi urangirira. Ni ku nzira yamanuka i Yerusalemu. Ntabwo hari kure cyane, ntabwo byari ibirometero byinshi. Uyu munsi wa gatanu ni umunsi uremereye. Mwibuke ko ijoro ryo kuwa kane yagiye mu nkiko 5. Hanyuma Pilato aciye urubanza rwo kumutanga. Ntabwo mwakwibaza mu nzira agenda yatakaje amaraso angana nk'ayo yatakaje, yakubiswe inkoni zizana inyama. Mwibuke ko ifunguro yaherutse ari ryo kuwa kane mu cyumba cyo hejuru. Bafashe amahwa bayakoramo ingata kugira ngo abe ariyo yikoreze umusaraba. Ntabwo yarakibashije,
niyo mpamvu Simoni wari Matayo yamutwaje umusaraba. Nabwo ntabwo byari bimworoheye. Abantu bose barariraga, cyane cyane abagore b'i Yerusalemu. Agira ubwoba ababwira ati niba murizwa no kunkunda namwe mwikorera imisaraba yanyu. Cyari igisobanuro ko we arangije kwikorera umusaraba, ariko urugendo rw'umusaraba rwo ruzakomeza. Igihe yazamuka ntabwo byari bimworoheye. Bamubambishije imisumari ku buryo inkovu azagaruka zikihari. Yarazizukanye. Muribuka igihe yereka abigishwa yaberetse inkovu. Bibiliya tubwiye ngo bageze ahitwa i Nyabihanga bamubambanaho n'abo bagome. Yesu bamubambye hagati y'ibisambo bibiri. Nabyo byacira urubanza. Ikintu gitangaje rero, kimwe cyahise kimutuka. Kiramubwira ati wakabaye uri umwana w'Imana, niba bya bindi byose twajyaga twumva bakuvuga hari ukuri, wakwikije natwe ukadukiza. Kuba igisambo kimwe carabambwe iburyo cyangwa ibumoso, kuri nge bifite igisobanuro. Murabizi ko Imana ihora ivuga ngo nshize inzira ebyiri imbere yayo, ubugingo n'urupfu, muhitemo. Muribuka ko igisambo kimwe cyahisemo kumutuka, ikindi gihitamo kumwubaha. Ubugingo n'urupfu byose biri mu mahitamo yacu. Ushobora guhitamo ubugingo, ushobora guhitamo urupfu. Hari abantu bamwe mu badukurikiye bagera igihe bakavuga ati ibi bintu byarananiye, ariko kuri nge ukwiye kwiga kugira amahitamo meza, amahitamo adashingiye ku byo ureba uyu munsi, ahubwo uhisemwo ubugingo buhoraho. Ikiguzi cyose byagusaba ukwiye kugitanga kugira ngo utazaba nka ca gisambo camututse, ahubwo ube umwubahe. Nubwo uri umunyantege nke ukomeze kumwubaha, nubwo utsindwa ukomeze kumwubaha. Turabatsinzi no kurushaho tubiheshejwe n'amaraso ya Kristo Yesu. Aba babiri nta hantu utabasanga. Harimo abapfu n'abanyabwenge, ubwo n'abageni. Mu rusengero wahabasanga, mu buzima busanzwe wahabasanga. Dukwiye guhora twibuka ko dukwiye kugira amahitamo meza nk'ay'iki gisambo cyahisemo kumwubaha. Akamubwira ati mu kanya turabana muri paradizo. Uyu munsi ku wa gatanu habaye ibintu bikomeye. Mwibuke ko yabambwe yambaye ubusa uko yavutse. Izuba ribonye umwami yariremye yambaye ubusa, yihitamo kwifuka mu maso. Habaye ubwira kabiri amasaha 3. Isi bari bumushiremo, ibitare byaramenetse kubera ko kwakira umuremyi ukamutwikira ukamuhisha byari ibintu bikomeye. Hanyuma umwenda ukinza hera ucikamo kabiri. Mwibuke ko kuva mu gihe cyo kwa Yeremiya bajya mu bunyage bw'imyaka 70, Yeremiya ahisha isanduku, ntabwo bongeye kumenya aho iri. Ico gihe kugera ubu isanduku ntibongeye ntawuza hiri. Ariko bavuye mu bunyage, mu rusengero bubatse, bakomeje imihango nkaho inyuma ya rido, inyuma y'umwenda ukinza hera hari isanduku. Isanduku mwibuke ko yari ihagarariye Imana muri Isirayeli. Aho niho bivuga ngo urwandiko rw'imihango yarubambanywe ku musaraba. Nyandeba ukuntu abantu bakomeza imihango, kugira discipline ni byiza, ariko iyo ufashe imihango runaka washizeho, discipline runaka washizeho, ukayisimbuza agakiza, bikagira ubwo wubaha imihango kuruta ico Yesu yakoze ku musaraba. Kuri nge uba wayobye kubera ko ni byiza ko tugira discipline mu byo dukora, ni byiza ko dushaka gahunda mu kubaho kwacu, ariko ibyo nabyo ntabwo bikwiye gusimbura agakiza. Iyo dusigaye ari byo twubaha kuruta kwirinda icyaha no gukiranuka. Urabizi ko abafarisayo bagira akayunguruzo kaminini umubu, ariko ingamiya ikaba yanyuramo. Niko Yesu yavuze. Barabahanga bo kwishushanya.
urwandiko rw'imihango Yesu yarubambanywe ku musaraba. Ikindi nagira ngo mbabwire nuko Yesu yinjiye ahera ari umutambyi ari n'igitambo. Yesu yinjiye ahera ari umutambyi ari n'igitambo. Kera nyuma ya rido, nyuma ya wa mwenda ukinze ahera, umutambyi yinjirayo rimwe mu mwaka, yinjirayo rimwe mu mwaka atwaye amaraso, agatamba ice gitambo n'ic'Abisirayeli. Imana ikamuha amategeko Abisirayeli bazagenderaho umwaka wose. Ariko kuri ubu Yesu yinjiye aho hera, niyo mpamvu umwenda ukinze wacitsemo kabiri. Yinjira ahera ari umutambyi atwaye ayo maraso, yavuye ayo maraso. Ntabwo byari ibintu byoroshye. Mu rupfu rwa Yesu hajemo abantu benshi, ariko hari n'abaje gufata umwenda wa Yesu bawukorera ubufindo barawutwara. Niko Bibiliya yatubwiye. Kristo kuba yarapfuye ku musaraba, hari abantu benshi bitunze pe. Ufata abashumba n'imiryango yabo, ufata imiryango ya Gikristo, abahanzi ku giti cyabo, abandika ibitabo, ama ONG atabarika ku isi. Yesu abeshejeho abantu, yewe n'aba Bayahudi nabo ababeshejeho, kubera ko bagira ministeri y'ubukerarugendo, abantu amamiliyoni n'amamiliyoni baza kureba urupfu rwa Yesu, kandi bo ntibabyemera, abatunze batabyemera. Hano niho nkunda kugaruka nkabaza ngo abo Yesu atunze nabo baramutunze mu mitima yabo. Ubwo biri mu guhuza urupfu rwa Yesu n'ubuzima tubaho bwa buri munsi. Bibiliya yatubwiye ngo nuko isaha zibaye nk'esheshatu haza ubwira kabiri mu gihugu cyose kugeza ku isaha ya 9. Ubwo n'umurongo wa 44 w'ibice 23. Izuba ntiryava, umwenda ukingiriza ahera cyane h'urusengero utabukamo kabiri. Yesu avuga n'ijwi rirenga ati, Data, mu maboko yawe niho nshize ubugingo bwanjye. Amaze kuvuga ibyo umwuka urahera. Aho ni kuwa gatanu. Nuko umutware w'abasirikare abonye ibibaye ahimbaza Imana ati, ni ukuri uyu muntu yari umukiranutsi. Amen. Uyu muyobozi w'abasirikare babambye Yesu, ntabwo tuzi ngo yari ku ruhe rwego, icyakora yari umuyobozi nyene mu ngabo z'Abaroma. Abonye ibibaye ahimbaza Imana, aravuga ati koko uyu muntu yari umwana w'Imana, yari umukiranutsi. Urupfu rwa Yesu, kwizihiza Pasika, reka biduhindure kuba abana b'Imana kurutaho. Reka bidufashe kuba abana b'Imana biruseho. Reka bidufashe gusa na Kristo birushijeho. Reka bidufashe kubaho ubuzima bukiranuka, nibwo twaba twizihije neza. Kubera ko kwizihiza Pasika ubayeho ubuzima bukiranirwa kandi ntaco bigutwaye, waba ufobeje urupfu rwo ku musaraba. Kuba ubayeho ubuzima bukiranirwa kandi Yesu yarapfuye kugira ngo twitoze gukiranuka, tubeho ubuzima bukiranuka, byaba ari ibintu bitari byiza. Uyu munsi kuwa gatanu, umuntu witwaga Yosefu yari umujyanama wo mu Bayuda w'umunyangeso nziza kandi ukiranuka. Uwo ntiyafatanyije n'inama zabo n'ibyo bakoze. Yari umunyarimataya, umudugudu w'Abayuda, nawe yategerezaga ubwami bw'Imana, kuvuga ngo yari yarakijijwe. Nuko ajya kwa Pilato asaba intumbi ya Yesu, arayibambura, ayizingira mu mwenda w'igitare, ayihamba mu mva yakorogoshowe mu rutare itarahambamwo umuntu. Hari ku munsi wo kwitegura isabato yenda gusohora, ubwo ni kuwa gatanu. Isabato itangira kuwa gatanu nimugoroba, ubwo hari imbere y'uko isabato itangira. Nuko abagore bavanye na Yesu i Galilaya bamukurikiye, babona imva n'intumbi ye uko ihambwe. Basubirayo batunganya ibihumura neza n'imibavu, kandi ku munsi w'isabato bararuhuka nk'uko byategetswe. Ibi nabyo biratangaje kuba aba badamu barabashije gutunganya parufe kugira ngo bazabone kuzajya bamusiga. Ariko biranatangaje koko, kubera ko babonye ukuntu Yesu ahambwe, ukuntu bashizeho ibuye ripima tone 2.5, bakarihomesha kaburimbo, bakahashira ingabo kabuhariwe mu kurinda.
ariko bagakomeza kwibwira ko bazaza gusiga umurambo wa Yesu, gukunda Yesu kugeza ubwo umukunda ari n'umurambo. Ariko nanone ndashaka kugaruka kuri uyu Yosefu yahambye Yesu. Hari abigishwa tuzabona mu nsengero, hari n'abandi bigishwa bo mu ibanga Imana ihisha yahaye agakiza mu buryo bwayo. Buri wese Imana imenya igihe izamukoresha n'aho izamukoresha. Uyu Yosefu yari ku rwego rwa minisitiri, niwe yabashije kujya kwaka Pilato umurambo wa Yesu aramushingura, kandi birumvikana ko yari yamuteguriye byose n'imva itunganyije itarigeze guhambwa. Mu muco w'abayuda babaga barabitse imva bazashinguramo abantu babo. Cyari n'ikimenyetso cy'ubukire, kubera ko kuyibona nabyo byari ikintu gikomeye utamushize muri rusange. Imana yari yateguye ibintu byose, na Yosefu nawe Imana yaramuteguye. Icyo nagira ngo mbabwire hano ni iki: nuko kuba Yesu yarapfuye akanahambwa ntabwo byamubujije iri jambo ryari ryanditse hejuru y'imva ye rivuga ngo ni umwami w'abayuda. Ntabwo kuba Yesu yarabambwe agahambwa ntabwo byamubujije kuba umwami w'abayuda. None se ubu amavi yose ntapfukama? Tuzabireba ku cyumweru. Indimi zose ntizihamya ko Kristo ari Uwiteka. Imbaraga zamufashije n'ubu ziracahari, ziracabasha kugira icyo zikora ku buzima bwacu. Dukwiye kwitegura ko kugaruka kwe azagaruka, kandi azagaruka atakiri muri iyi kondisiyo turi kuvuga. Iyo urebye mu byahishuwe igice cya mbere guhera ku murongo w'9, uko Yohana yamubonye akamubona muri protokole y'ijuru nuko yari ameze, dukwiye kubiha agaciro. Dukwiye kubiha agaciro. Urupfu rwo ku musaraba rwari ingenzi kugira ngo ducungukwe. Mwibuke ko nigeze kubabwira ko Yesu yagiye ahera ari umutambyi, ari n'igitambo. Icyo dukwiye gukora ni iki? Ni uguhuza ubuzima bwacu n'imibereho ya Pasika. Reka mvuge utuntu duke mbere y'uko nsoza. Akambere, muribuka ko Yesu yikoreye umusaraba, hari umuntu yawumutwaje kugira ngo abashe kugera ahari bubambwe. None se ubu mu kwizihiza Pasika ntabwo dukwiye gutwaza abandi imisaraba? Hari igihe umuntu ahura n'umusaraba w'ubukene, agahura n'umusaraba w'indwara, agahura n'umusaraba wo gutabwa, agahura n'umusaraba w'ibibazo bitandukanye. Ntabwo dukwiye kwiga gutwaza abandi imisaraba. Yego si twe tubambwaho, ariko dukwiye gutwaza abandi umusaraba. Hanyuma ikindi, ntabwo dukwiye kuba igisambo gituka Yesu. Pasika tugiye kwizihiza idufashe kugira amahitamo meza, kugira ngo tube abantu bahimbaza Data wa twese. Kubera ko kubambwa kwe ni ibyaha byacu yazize. Ariko ntabwo dukwiye ngiye kuvuga ngo ntitumufatanye n'imibabaro. Erega ubu aturebera mu bo yaremye, cyangwa se mu buryo twitwara. Mu kwizihiza Pasika kwacu dukwiye gutwaza abandi umusaraba. Dukwiriye kugira amahitamo meza yo kutaba abantu bamutuka, ahubwo tukibuka ko yapfiriye ibyaha byacu, hanyuma urwo rukundo tukarugaragariza muri bene Data. Cya gatatu, dukwiye kuba abantu bameze nka Yosefu, cyangwa se ba bagore bavanye i Galilaya bakunda Yesu. Reka iyi Pasika irusheho kudukundisha Yesu ku kigero wakwizera ko uzakomeza kumusiga, uzakomeza kumusigasira kubw'icyo yakoze, kubw'ibyo yakoze ku buzima bwawe. Nagira ngo dusubize amaso inyuma turebe mu myaka nka 20 ishize, nta bintu yakoze byatuma urushaho kumukunda. Ubundi aho ugeze wari uzi ko uzahagera, ibyo wagezeho wari uzi ko uzabigeraho. Ibyo kwiye kukuremera kurushaho kumukunda, nubwo uyu munsi waba ibyo ureba bimeze nk'urupfu. Yego, Yosefu na bariya bagore bavanye i Galilaya bari bamubonye ko yapfuye. Hari biri gupfa, yego, ariko reka dusubize amaso inyuma turebe ibindi yakemuye. Ntiturebe ibipfu uyu munsi, ahubwo dusubize amaso inyuma turebe ibindi yakemuye. Nta shimwe ririmo.
ikindi hano dukwiye gutekereza ni uko imibabaro yitamwambura kuba uwo ari we. Ni inzira gusa ugomba kunyuramo, ariko aha bizarangira ku kuba umwami w'abayuda, nako kuba umwami w'isi yose, aho amavi yose azapfukama. Ibibazo turimo n'ibyo ducamo bishobora kuba ari inzira gusa izatugeza mu mugambi w'Imana, izatugeza aho Imana ishaka, ariko ntabwo dukwiye kubigereranya no kuba ari iherezo ry'ubuzima. Kubera sinzi niba wakumva icyo nshaka kuvuga. Iyo imibabaro iguheranye uyu munsi ukayifata nk'iherezo ry'ubuzima, nibyo bizana guhungabana, ukabaho waratakaje ibyiringiro. Hari abantu bamaze gutakaza ibyiringiro kugera ku rwego rwo kwiyanga cyangwa se kwiyahura. Ntiwiyambure ubuzima. Imibabaro ntabwo ikwiye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Ejo ni heza kuruta uyu munsi. Imana iracafite imigambi myiza ku buzima bwawe. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu, turagushimiye ko umunsi wa gatanu nubwo wari uremereye, ariko niho habayemo gucungurwa mu buryo bwuzuye, kandi nanone urashahari kugira ngo ducungure. Reka muri Pasika ntibibe kwizihiza gusa, ahubwo hagire ibyo ucungura, ubuzima bwacu bucungurwe, tugirirwe neza nawe muri byose. Ubasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba, izina ryawe rigahabwa icubahiro. Bana natwe, ineza yawe ikomeze kurinda imitima yacu, mu izina rya Kristo Yesu. Amen.